Ndagusuhuje udahwema kudukurikirana kuri Fungarase TV show umunsi ku munsi, tugushimira byimazeyo ukuntu ukomeje kugaragaza inkunga yawe ikomeye cyane uko bwije nuko bukeye. Nzi neza ko uri inshuti y'akadasohoka ya Fungarase TV show. Nkuko mumaje kubimenyera, tugenda tuganira inkuru nyinshi zigiye zitandukanye zo hirya no hino mu gihugu yewe no hanze yacyo, n'andi makuru agiye atandukanye tugenda tubasomera ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero turaza kongera turebere hamwe ese ni iki biri kuvugwa mu binyamakuru hano hanze. Uyu munsi rero reka twongere tuze turebera hamwe icyo bita TikTok hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ese TikTok ni iki ikorite, ese abayikoresha bayikoresha bate? TikTok ni zimwe mu mbuga zikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo, zimaje kugenda zifata intambwe ndende cyangwa intera ndende, kandi ari rwo rwaje nyuma y'izindi ugereranyije, ariko ni narwo ruri gukora cyane kuruta izindi, kubera yuko buri muntu wese ugize icyo amenya yumva ko yakoresha TikTok. Buri wese ugiye kugira akavideo yakora agumva ko yagapostinga kuri TikTok. Urumva ko TikTok ni urubuga rufite imbaraga kurusha n'izindi mbuga muri iyi minsi nk'uko biri kugenda bigaragara. TikTok rero nk'uko ari urubuga rworoheje gukoresha, rutuma abantu benshi bagenda barwisanzuraho bakarukoraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kuko n'amategeko n'amabwiriza ahambaye iratangira gushyiraho bigereranyijwe n'amavideo abantu bagenda bacishaho, ibyo bavugiraho, ibyo bakoreraho byose, indirimbo bagenda bakoresha mu mavideo yabo usanga nta ngaruka nyinshi bigenda bibageraho nko ku zindi mbuga ugereranyije cyane cyane nka YouTube. TikTok ni zimwe mu mbuga yewe zishobora kwinjiza amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bitewe n'uko umuntu arukoresha, bitewe n'igihugu aherereyemo. Abenshi bazi neza ko TikTok udashobora kwiyemberwaho amafaranga. Njye wumva nitwa Mwizerwa Patrick, iyi ni Fungarase TV show nk'uko umaje kugenda ubimenyera. Mu mahanga ya kure hirya y'iwacu, abakoresha TikTok kubasha kwizibyaza umusaruro, kuko barakora bagahemberwa ama-views yewe bagahemberwa n'ibindi bikorwa bagenda bakoreraho. Ariko hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ntago ari uko bimeze. TikTok uburyo ihembamo butandukanye no mu bindi bihugu byamajije kugafata, kuko hano mu Rwanda turacyari hasi mu gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ushobora kwibaza uti se etse ni gute TikTok nshobora kuyinjirizaho amafaranga? Ibi nibyo ngiye kuza ngarukaho. TikTok ni urubuga ushobora kugenda ukamamarizaho ibikorwa byawe bigiye bitandukanye, yewe niyo byatari ibikorwa byawe bikaba ari by'inshuti yawe, bishoboka kuba wagenda ukabyamamarizaho ukabona abakiriya ku buryo bwihuse, ku buryo ibikorwa byawe cyangwa ibicuruzwa byawe bishobora kumenywa na benshi, bikagurwa na benshi cyangwa bikitabwaho na benshi. Ubundi bwa buryo bwa kabiri bushoboka wahemberwa kuri TikTok nicyo bita gift. Hari ukuntu TikTok iguha hano mu Rwanda uburyo bushoboka yuko ushobora kuba wageza followers nibura 1000, ugatangira kujya ukora ama-live ukoze, ukagenda ubasha kwinjirizaho ama-gift bitewe n'abo mukorana kuri live, baba mukundana cyangwa mufatanya mugahana ama-gift. Ama-gift ni ugenda ukavunjisha ukaba wabasha kuyabyaza amafaranga ku buryo bugiye butandukanye. Ubundi buryo bwa gatatu ni uko ushobora guhabwa akazi bitewe n'abantu bakurikirana cyangwa abantu bakureba, ugahabwa akazi na business runaka cyangwa company runaka yo kuyamamariza ibicuruzwa byayo, bityo ukabasha kwinjiza amafaranga avuye kuri uwo mukiriya wabashije kuguha akazi, ukabasha kwinjiza amafaranga. Urumva muri iyi minsi TikTok nayo ishobora kwinjiza amafaranga mu buryo cyangwa se ubundi bugiye butandukanye. Reka twongere turebere hamwe ese niki kiri kuvuga ku bantu bakoresha TikTok bashobora kujya bemererwa gushyiraho amavideo arenze iminota 30 cyangwa se bikagera ku isaha. Reka turebere hamwe icyo babivugaho nk'abayobozi ba TikTok. Ubuyobozi bwa TikTok bwatangaje ko bwatangiye igerageza rishingiye ku gusiga uru rubuga rushobora kuba urubuga nkoranyambaga rufite ubushobozi bwo gushyirwaho video ishobora kurenga igihe cy'iminota 30 ikagera ku gihe cy'isaha.
Iki ni kimwe mu byemezo ubuyobozi bw'uru rubuga nkoranyambaga bwo mu Bushinwa bwatangaje ku itariki ya 16 Mata mu mwaka wa 2024. Ubu buyobozi bwavuze ko bugamije gufasha abakoresha uru rubuga cyangwa se izi mbuga nkoranyambaga kugira amahirwe menshi yo kuba bashobora gushyiraho amashusho ashobora kuramba cyangwa se ashobora gufata umwanya muremure ugera mu gihe cy'isaha. Kugeza ubu ngubu bamwe mu bakoresha TikTok batangiye guhabwa amahirwe yo gushyiraho amashusho afite isaha bitewe n'igihugu bakomokamo ndetse yewe n'amakonte yabo uko ateye. Gusa kuri ubu ngubu ntiharamenyekana igihe runaka izi mpinduka zizagera ku bakoresha TikTok bose, ariko batangaza ko bitari kera ibi ngibi bigomba kuba byashyizwe mu bikorwa. Uko imyaka ikomeje kugenda ihita, TikTok igenda izamura uburebure bw'amashusho cyangwa bw'amavideo abayikoresha bashobora kuyishyiraho, kuko muri Mutarama nibwo abantu bashobora guhabwa uburenganzira bwo kuba bashyiraho video ishobora kuba ifite iminota 30 gusa. Mu gihe kandi hari abahabwa iminota itarenze 10, yewe abandi bagahabwa iminota itarenze 20. Gusa iyi ngiyi igitangira yakiraga amashusho atarengeje amasegonda 15. Urumva rero ko bagenda bazamuka uko bwije nuko bikeye. Urumva TikTok iri kugenda itera imbere ku rwego ruhambaye cyane. TikTok rero ni rumwe mu rubuga nkoranyambaga rusigaye rukoreshwa n'abantu benshi kandi rukaba rukunzwe cyane kuri iyi si, kuko abayikoresha barenga miliyari 1. Urumva ko ni benshi cyane ugereranyije n'izindi mbuga ziri munsi yayo. Ndetse kandi abangaba bivuga yuko byitezwe yuko mu gihe kitari cyakure uru rubuga igihe ruzaba rwatangiye kwakira amashusho arenze isaha, bishoboka yuko rushobora kuzashyiraho YouTube igitutu, kuko rushobora kuzagenda ruyidomina ku buryo rushobora no kuyirengaho. Ubwo rero aba YouTubers mumenye yuko na TikTok yaje iri mu kazi kandi irakomeye. Guys, nkuko maje kumenyera, iyi ni Fungrase TV shonge wumva nitwa Mwizerwa Patrick. Ntiwibagire kugenda udakoze subscribe, ukora subscribe ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kwakira amakuru yose tuzagenda tukugezaho umunsi ku wundi. Kandi ntiwibagirwe gukora share ku nshuti zawe kugira ngo bajye babasha nabo kumenya amakuru nk'aya ngaya aba yagiye asohoka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Comment ni ikintu gikomeye duha agaciro, ntiwibagirwe kugenda ukoze comment kuko irakomeye cyane kuri twebwe. Guys, murakoze cyane, tuzajya dusubira mu video yacu azagenda akurikiraho umunsi ku munsi uko bwije nuko bukeye. Turabakunda cyane, nakagaruka mu yandi ma video yacu. Murakoze.